namwe bagore niba uri umugore ukaba utazi guteka abagabo bakunda ibiryo bitetse neza sinkubwiye ngo ubimenye uyu munsi ariko genda ugerageza buke buke witoza wiga wimenyereza nyine ugerageza kubikunda iyo ugerageje kwiga kubikunda biraza hani ko silipa zawe n'ibyo uzambaye uri kogera mu cyo ukafitanye Paul ntabwo nzi impamvu nza kwambara inkweto z'umugabo wanjye buri gihe nsanga nambaye inkweto mwika zanjye hasiga izanjye nkatoriza sinzi ukuntu yabimeze mu gihugu aya mafiriti umuntu utagira aya mafiriti muri firigo muri konjerateri muri Canada ninde waba ubayeho ute stress urazikira twese tugira aya mafiriti abantu bose bari muri diaspora baba bafite aya mafiriti ziranenge Imana ibarinde kandi abantu batabasha kubona amafunguro namwe Imana iborohereze ibagirire neza ibacira inzara ndayizi ukuntu iryana kandi mukomeze kwihangana mukomeze kunamba kuri Yezu mukomeze kwizirika ku kwizera iyo wizeye Imana ikugirira neza bayi ndabakunda tujye dukomeza tubane buri munsi Imana ibahe umugisha nasizemo amavuta make mbe nsubije ya guteka duke niko bucura bateka nyene bucura aho baranda akagabo muzi ibintu nteka ibintu by'abatari n'abashefu bakomeye cyane kandi njye sinigeze nteka mu rugo uri kw'Imana ndabyigiye hano mu rugo iwanjye ndashimira umugabo wanjye ko yanyihanganye akantegereza mu gihe cyose ntari nzi guteka akihangana akajya arya imvange akabyihanganira hari abagabo batazi kwihangana nta dushyimbo ngiye gushyiramo kamari ku buryo umugore wenda ntabwo gushaka umuntu atazi nko guteka mu by'ukuri wenda atarigeze ateka mu gihe ari kubyiga ntumuhe umwanya ugasanga umuntu umutoteza umubwira nabi ngo yatetse nabi icyo gihe agacika intege kandi wenda washoboraga kumuha umwanya akazabimenya kubera urukundo reka urukundo natwe ruratubwira rukakubwiriza ati tekera umugabo wawe neza ukavuga mbaye nzi guteka neza si byanezeza umugabo wanjye ukabyibwira ukabyiganiriza warangiza ukumva muri we bigenda bizamo ukiga kubikora ubikunze ukabyigarura urukundo bisaba umwanya naho ubundi guteka nta bwenge burimo nzabigisha nzagenda mbigisha gake gake baha ibitekerezo by'ukuntu ushobora gutekera umuryango wawe ibintu ukabibatekera iminsi myinshi ariko ntibabimenye kubera ko wagiye ubiteka mu buryo butandukanye nk'umuceri siyo umuceri ni ikiryo kigaragara mu ngo z'abantu benshi ugasanga twese duhora tuburya akenshi nzabigisha uburyo ushobora kuwuteka ku wa mbere ukawuteka inshuro yindi uburyo bundi butandukanye ku wa kabiri ku wa gatatu gutyo uburyo abantu bugaburira nyine batabirambirwa ngo bumve ngo duhora turya imiceri ntibabimenye ko bagaburira umuceri kandi ari uwo bagaburira bitewe n'uburyo ki wawutetsemo cyangwa se n'ibyo wawutekanye nabyo ibyo byose nibyo tugomba kujya twigiraho hano ikaba YouTube ifite akamaro ya kabiri izi zirahari nagize nkakaraga nkafunga ariko ibi byo gufunga ni gukora ni bya giturage ubundi firiti zisigaye nuko mba nagize ubunebwe nta gutya zisigaye uzinga akagashishe gutya uri umusirimu ngewe nuko iby'ubusirimu byananiye ukazi ariko ndi umusirimu yenda umusirimu udakagatije wangiza kuzinga ugafatisha kano kantu utu tupensi twa tundi tumeze nk'utw'imyenda two muri firigo turahari ukagafatisha bya ruzungu ukagafatisha gutya wangiza ugaterura ukagenda ugashyira muri konjerateri mba nose mwebwe muteka gute namwe sha muzambwire muzabimbwire basi muri comment muri nyandikire ati ngewe ndayikawusha nkayikubita mu tuvuta nkayikuramo nkayiseriva muzayirebe na dekonjera amafi yakuye muri konjerateri abaye dekonjera banyashyize muri firigo kuko nta mwanya nabifite ubwo rero kagendana agakiza k'Imana bweza zakagendana ngiye guteka gukaranga udushyimbo n'utu epinari ntegure ntwengere nk'umuntu w'umusirimu umva
ndaza kwereka bisoje nshoje no koza ibyombo sibyo baje video itaba ndende Mbere tutakureba neza. ntabwo uri kundeba Ora Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Hã? O dia fogo. Ani, o dia fogo. Kandi yo karanga udushimbo muri bikasha mu ngerura narageruye bibika muri frigo ibyo ngiye gukaranga ngiye gukaranga udushimbo ntacyo dutwaye ushobora kudukaranga neza ukatugaburira umuryango wawe ntabwo ari itegeko ngo abantu bajye bahora barya ibintu bikagatije buri munsi ngiye gukaranga udushyimbo rwose igitunguru uko gihishije gishirije na kimwe cyo mu ibirayi bisindije nibyo twashiririje ibirayi igitunguru kugira ngo kibe gihumuramo neza udushyimbo rero njye no kumukaranga ntabwo igitunguru nkadushyiramo namara kutunombaho gutya gakeya nkashyiramo utuzi ubundi nkapfundikira bikagenda bikikora ikindi kintu ugiye guteka mirongo itwarire rimwe aya mafiriti umuntu utagira aya mafiriti muri firigo muri konjerateri muri Canada ninde waba ubayeho ute stress urazikira twese tugira aya mafiriti abantu bose bari muri diaspora baba bafite aya mafiriti muri konjerateri kuko iyo ubona amasaha yakujyanye nka gutya yantwaye ubona ibintu byakugendana niyo uteka sibyo ugahita ucisha amavuta gutyo ukabishyizemo Agora number kama mtani shamash. Byoroshye. Ahora bitunganyije mu mwanya muto. Mubare iminota ngiye guteka. Minota mike cyane. Abantu bashyiramo agahita yiruka. Bana nashyizemo amavuta make mbe nsubije ngiye guteka duke duke niko bucura bateka njyewe ni bucura ahubwo nawe ndakagabo muzi ibintu nteka ibintu by'abatari by'abashefu bakomeye cyane kandi njye sinigeze nteka mu rugo uri kw'Imana ndabyigiye hano mu rugo iwanjye ndashimira umugabo wanjye ko yanyihanganye akantegereza mu gihe cyose ntari nzi guteka akihangana akajya arya imvange akabyihanganira none ubu ngubu nkaba ndi umuntu parts ubu ngubu nzi guteka ku rwego rwo hejuru urwego rwo hejuru ruremereye nibwo nzi guteka hano hari abagabo batazi kwihangana nta dushyimbo ngiye gushyiramo kamari ku buryo umugore wenda ntabwo gushaka umuntu atazi nko guteka mu by'ukuri wenda atarigeze ateka mu gihe ari kubyiga ntumuhe umwanya ugasanga umuntu umutoteza umubwira nabi ngo yatetse nabi icyo gihe agacika intege kandi wenda washoboraga kumuha umwanya akazabimenya kubera urukundo reka urukundo natwe ruratubwira rukakubwiriza ati tekera umugabo wawe neza ukavuga mbaye nzi guteka neza si byanezeza umugabo wanjye ukabyibwira ukabyiganiriza warangiza ukumva muri we bigenda bizamo ukiga kubikora ubikunze ukabyigarura urukundo
ariko hari abagabo batazi kwihangana, washaka umuntu atazi guteka gutekera nabi bwa mbere kubera ko nyine atarabimenya, ukazana ibintu by'ibibazo no kumubwira nabi, si byiza. Mujye mugira kwihangana mu mwanya abagore banyu, sibyo? Yewe niko mbikunda. Ndashimira umugabo wanjye ko yihanganye akampa igihe nyine, mu gihe nawe ntakabishoboye. Mujye mwihangana namwe bagore, niba uri umugore ukaba utazi guteka, abagabo bakunda ibiryo bitetse neza. Simubwiye ngo ubimenye uyu munsi, ariko ugenda ugerageza buke buke, witoza, wiga, wimenyereza, nyine ugerageza kubikunda. Iyo ugerageje kwiga kubikunda biraza. Hani ko silipazi zawe n'ibyo uzambaye uri kogera mu cyo wafashe izanjye Paul, ntabwo nzi impamvu nkunda kwambara inkweto z'umugabo wanjye. Buri gihe nsanga nambaye inkweto mwika nsiga izanjye, hasiga izanjye nkatora isi, sinzi ukuntu biba bimeze mu gihugu. Ndi kubabwira, niba uri umugore ukaba uzi ko utazi guteka, byige buke buke. Umwana wawe azakenera kurya ibiryo byawe watetse, umugabo wawe azakenera kurya ibiryo byawe watetse, umuryango wawe muri rusange uzagukenera. Rero byige gake 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 gake, singushyize kuri pressure ngo ubyige uyu munsi. Nanjye byansabye igihe, guteka bisaba kubanza ukabikunda kuko bisaba umwanya, bisaba kubanza ukabikunda buke buke. Umunsi sindi buteke salisa, cyo ngicyo nagira nti ibintu byose ndateka nta kintu kikugaragara salisa. Udushyimbo rero uburyo bwo kudutekamo neza, iyo umaze kudukaranga amagufi ugashyiramo utuzi, uradupfundikira tugakurura uburyohe, tukegerana nyine. Ndi kubabwira, guteka bigenda biza gake gake, bisaba kubanza kubikunda ukabyiyumvamo, bisaba umwanya. Naho ubundi guteka nta bwenge burimo, nzabigisha, nzagenda mbigisha gake gake, bari ibitekerezo by'ukuntu ushobora gutekera umuryango wawe ibintu ukabibatekera iminsi myinshi ariko ntibabimenye kubera ko wagiye ubiteka mu buryo butandukanye. Nk'umuceri seto, umuceri ni ikiryo kigaragara mu ngo z'abantu benshi, ugasanga twese duhora tuburya. Akenshi nzabigisha uburyo ki ushobora kuwuteka ku wa mbere, ukawuteka inshuro yindi uburyo bundi butandukanye, ku wa kabiri, ku wa gatatu, gutyo. Uburyo abantu bugaburira nyine batabirambirwa ngo bumve ngo duhora turya imiceri, ntibabimenye ko bagaburira umuceri kandi ari wo bagaburira, bitewe n'uburyo ki wawutetsemo cyangwa se n'ibyo wawutekanye nabyo. Ibyo byose nibyo tugomba kujya twigiraho hano, ikaba YouTube ifite akamaro. Zafi zawe ukibuka kuzihindura, uko zahiye hasi zikaba ari nako zishya hejuru. Nzabereka uburyo 500 bwo gutekamo ifi, namwe mujye mu mahinti z'ibyo muzi nyine, mubimbwire mu gikari, mumbwire ibintu muzi by'ubwenge, muti ibi bintu uzabitekera abantu, bigerageze tubyapurayinge hano turebe. Iyo maze kuhindura gutya nabwo ndongera nkayisubizamo n'urundi ruhande rukumuka, kugira n'urundi ruhande rugumuke, kugira ngo simpishije mu minota ingahe.
ibishyimbo ngabanya kabiri. Tuboga nshyiremo igitunguru. Ibitunguru bitari muri kongera gutera ibirancirane. Ibitunguru bitari muri kongera gutera ibirancirane. Ibitunguru mfateho. Pavuro mfateho. Ugeze kumbaza ngo se ntibifatana do ntabwo biba bifatanye bifatana iyo wabibikanye amazi kubibikana amazi ni bibi niyo mpamvu ubanza ukabireka bikabanza bikumuka mfate kuri sereri ibi byose ni ibintu ngiye gushyira mu mboga ni gufata kwa kundi nabitse kwa kundi mfate no kuri puwaro biba bibasha gutandukana byihuse muri bayambu simbayambu ngahita nshyiramo ibirungo nta mwanya wa myiza mpasa na kasi ibirungo muri mboga zanjye muri etarari zanjye tungurusumu nazo ndaza kuza reka nzishyiremo ngashyiramo na tungurusumu sibyo tito mayi mayi turamo tungurusumu ubundi nzagura agasekuru njye nzisekuru tungurusumu biba byiza iyo uzishyize mu biryo ukazipfundikira impumuro yazo ikaza mu biryo biba byiza cyane nzabigisha ngezeyo nzabigisha narya ntacyo ntazabigisha sinzarambira gusa mwanyumvishe abamama nibo nabwiye cyane cyane niba uri umubyeyi ukaba utazi guteka wenda warashatse uri nka bucura nkanjye nka gutya byagenze nashatse ndi bucura nagigeze nteka iwacu no muri gato sinatekaga ninyweraga amata muri kantine nkatanga ryaba njya mu maresitora ngiye kuzakora rero ukiga guteka buke buke ugashakisha ibintu byatuma ubikunda nyine ku buryo ugeraho ukabiryoherwa ukabikora uri kubiryoherwa nka gutya nanjye byahindutse ubu nsigaye nteka ndi kubiryoherwa ntabwo nyine nyumva ko ari ibintu bingora ngiye kwarura amafiriti yacu ese hani ejo rero mwarahuye nk'uko wabyifuzaga Biryoshye kirakutse cyane kimbunya amabuye mwese ibintu byabayeho ndabasuhuje sindi bubikatingi njyewe ni kumwe bigeze kure bishaka sibyo
tugiye tuyatunganye nakubye udushyimbo natwo twatunganye sibyo ni gutyo umuntu agenda ateka bikura mu nzira mumbabarire mubare iminota amaze guteka niba ibaye myinshi ubu ngubu bibaye 20 njye mba mfite aha hantu kiri ibintu byose ndi gutekesha sino nisanga byose nabishyize muri akavomo bitogesha kandi mba ndi bwongere nkabikenera kubikoresha tuboga tugiye gushya natwo ntugeze kure n'utu epinari gusa nakaranze kure noneho ngo ndarura ruzungu kandi mu minota 40 natetse gutya buke buke ubu ngubu ko ntagize gake ntuje nako ntabwo ntuje ndavuga ngo ntuje biragize ngo ntuje yewe ntabwo ntuje rero nk'uko niko kera twashyiraga amafiriti hari abantu bashyira amafiriti mu mavuta akaba aragurutse arirutse arasimbagurika ndabakomeje kubera kabiri izi zirahari nangize nkakaraga nkafunga ariko ibi byo gufunga ni gukora ni ibya giturage ubundi ifiriti zisigaye nuko mba nagize ubunebwe nta gutya zisigaye uzinga akagashishe gutya uri umusirimu njyewe nuko iby'ubusirimu byananiye ukazi ariko ndi umusirimu njyewe ndi umusirimu udakagatije wangiza kuzinga ugafungisha kano kantu utu tupensi twa tundi tumeze nk'utw'imyenda two muri firigo turahari ukagafatisha bya ruzungu ukagafatisha gutya wangiza ugaterura ukagenda ugashyira muri konjerateri so niba mishije ibishyimbo ifiriti za mbere zikaba zivuyemo hagiyemo iza kabiri utuboga tukaba ahangaha turimo turabira ngiye gushyiramo akamagi tuvugishije ukuri ntetse iminota ingana ariko umuceri nari mufite uretse ko niyo n'abantu bafite ubu wakabaye wahiye uretse ko abenshi disi bagorwa no kuba n'umuntu nta ntuza bafite ugasanga umuntu afite ishyiga rimwe kamera icyo gihe biba bigoshye niho usanga umuntu yireturwa gusanga buri munsi ateka imvange njyewe bindi kubyinjago nyuramo gutya kubera ko mfite amashyiga 4 icyarimwe ni ukuvuga byose mbasha kubitekera rimwe uretse ko no kumanajinga kubikurikirana byose ukabishyira ku murongo ku gihe nabyo ni ubugenge tuvugisha ukuri si ubugenge shyira nawe nanirwa kubikurikirana kandi noneho n'ayo mashyiga 5 ayafite ariko bikamuyobera akabura aho abihera mumbabarire so akaboga twanjye rero iyo tugeze aha ngaha amaze gushyiramo aka kamagi nashyizemo ibirungo byose mwabibonye ngiye gushyiramo utuzi dukeya pfundikire iyo inkono zanjye zose zigezeho nshobora kuzipfundikira nkaba nakora ikindi kintu nyine zitari bushirire zirimo nk'utuzi cyangwa se ari nk'amafiriti nkakora ari ukuyacunga buke buke ntabwo nkunda imboga zirimo ibizi byinshi imboga zanjye tuzi ni duke cyane tureta dukora ndi gushyiramo agasosi mu mboga narangiza muzi ukuntu zimeze kandi bereke nta kintu ntazabereka ko mugomba kumenya guteka byanga byakunda abatabizi murebe ukuntu zibaye so guys ndi kubabwira rero umwana wanjye abyutsemo nyine ubwo nawe tugiye gukomezanya gahunda igihe bigeze aho nyine ubu gutegereje ko ibiryo byose bigira bibira cyangwa se bishya neza ngo byegerane bitamo itaburiya yo koza ibyombo ku buryo ndabisoza abandi nabo sheri avuye muri dushe tugahita musavinga tugasangira tutu nyine ku buryo nyine njya ndi safe numva mfite umwanya. It's so cute. Bon appétit. Vas-y, Juliana. Bon appétit. Oh, merci. Mbega biryoshye.
Nsumuye twinshi. You don't want? Urahaje. Arahaje we! Nyajyane. Sibyo nkahita noza tuno twumva capu nkaducapurisha. Aya mata nyine. Sawa niba utashaka ngiye koza ibyo mugiye kuba babarira. Arambye buri gihe mbere yo koza ibyombo ndabanza nkakura hano ibyari bihari. Shaka bigoye ko ibyombo byo mu rugo bishobora kujya ku murongo bikamera nka mwene biriya bamamaza. Abantu mutegereje ko bizamera kuriya kugira ngo muze kuri YouTube murambuka. Ndabasetse. Icyo gihe ntabwo kigera kibaho. Ibyombo byo mu rugo bihora ari ibyombo bidafite formule, bidafite nyine bitari ku murongo utavuga ngo bihora ku murongo. Naho hajemo iby'umwana, hajemo ibiki. Hajemo ibyo mwanywereye amazi. Kandi sometimes igihe byo kunywa amazi sinzana ibintu byo kwifatishwa mu ibirahure by'amazi. Mabanuka Kizimbabwe nkafata ijagi nkasuka amashanga mu amazi. Kiracyandimo. Ndetse ko kitazigera kinafana. Nkafata ijagi nkasukamo amazi nkasoma. Ubwo ako si akajagari nongeye bazaba bateguye ibirahure byo byavamo. Hajemo n'amajage noneho. Ikintu cyose aho kijya. Bravo, bwaraguye. Sinahagera kandi nyawo. Simukunda. Ndamukunda. Ariko sarabizi. Arabizi. Simukunda. Ririmbi. Ijanye nyanyweramo igikoma. Datari gemba yasizemo nk'igikoma agiye kugiserva noneho kigasigaramo nkibaza. Ubu nanduze itasi cyangwa mpita nywera mu ijagi hahirereye. Ahita nywera mu ijagi. Ntabiba birenzereka. Ariko uzi ibintu abamama bakora mu bikoni byabo. Abamama mu bikoni byabo, igikoni cyawe ni ubwami bwawe. Yes. Igikoni ni ubwami bw'umugore. No kuvuga ngo ubwami bwawe rero ubu managing uko ubyumva. Kumwera agakoma mu ijagi uri umudamu ntacyo bituma. Ikibi ni nk'umugabo ko yabakuvogereye ubwami. Ariko kuri ntababeshye njya mwera igikoma mu ijagi. Sometimes ariko ntabwo ari buri gihe. Hari igihe nigira umuntu w'umutsirimu w'umuhatari. Narangiza avuga ati reka kuri iyi nshuro nitwararike mba umuntu w'umusirimu. Narangiza nkabanza yakoze utwo mu mwanya nk'uwo nitwararika nkanywera mu gatasi duce kandi agatasi gacagase nyine niyongera. Umusirimu ariyongera ntabwo anywa ibintu byuzuye. Aho hari igihe nkubita urujagi nitwaza ngo kujya hasi. Reka ndoze ibyo ngo nsoze sheri. Ndajya ngureba. Rora ntagiye kumenya sigaje udusafuriya tubiri. Mbabarira sheri. Ariko turi kamakuru. Ako sukoko. Ntabwo wajya mudakarabye. Naje mukarabye sibyo. Mba mushaka kumugongo. Ndahari.
utazagwa. Uri ku mugongo mami arangije ibyombo. Manura amaboko. Manura amaboko. Ngo nyengeye kuba muhetseho gato y'ubundi kibazo byo ndetse sinshaka ndistabika. Bafite ukuntu apanze gahunda zanjye z'umunsi iyo hajemo ibibazo byo kwi. Okay guys, ntatinze rero nasoje koza twatwombo ifunguro narindi yishije mwabirebaga nditetse. Ifi nuko yahiye ireba, sibyo? Mitana na seriva. Kara naga kokombure nashyizeho tuntu tw'ingenzi mu buzima tuba turi ngombwa ku bantu. Nsavinga n'aka juice ngiye guhamagara papa ze yirire. Dufiriti naga kunda mayonnaise nyinshi n'ibintu by'amafiriti n'utuboga n'udushyimbo. Iri ni ifunguro ryiza ushaka gutegurira umuryango wawe kandi mwabonye iminota nabitetsemo. Mwifuri iyo ushyizemo ni nkako kanya bihita bihita nyine birihisha kandi bigashyura gukora ibindi bintu. Sibyo? Iyi fi irasa neza, iraryoshye, irumutse kumuyireba. Turiya dukokombure rero. Umubyeyi ni wowe ugomba kumenya yuko ugomba gutegura umuryango wawe utuntu nk'utu ngutu mu gihe utakoze salade nka gutya ukiyeranja agakokombure hafi aho ku ifunguro cyangwa se akanyanya. Sibyo? Imboga ni nziza ku muryango. Ushobora kugabura umuryango wawe uti gushyiramo ibintu by'imboga n'iki. Ariko ujye umenya ngo niba bibaye uyu munsi ejo ntibizongere n'ejo bundi ntibizongere. Sibyo? Imboga ni nziza. Uyu niwo musaruro uvuye muri ya vlog y'umunsi wose y'igitondo cyose twakoranye. Netse noza n'ibyombo. Kobwa nawe nageze aho ndamuheka. Geze wigira kasha ndamuheka. Mbona rero kira ifunguro ryiza ushaka gutegurira umuryango wawe kandi mu gihe gitoya. Ibishyimbo nabikaranze umunota umwe, utu epinari nakaranze mu ndeba, amafiriti nashyizemo nk'ako kanya ndakomeza noza ibyombo, kokombure nyikasa ubu ngubu akakanya. Nkategurira umuryango wanjye neza. Bari rero mwakoze kwirirwana nanjye ndabakunda cyane. Hano mu mugongo umuntu amereye nabi. Mu bindi bintu nshaka kubigisha nkabafasha kumenya muzamenyera kuri YouTube yanjye. Ni ikintu cyitwa gusirimuka, kuba abasirimu. Mukamenya yuko nta formule y'ibintu ibaho, mukamenya yuko umuntu ubwo ashobora kwishakamo creativity akihimbira ibintu kandi bikabaho n'abandi bakajya babikurikiza. Sibyo? Nk'ubu iyi ngiyi mubona naruriyeho. Ntabwo ari plateau mu by'ukuri. Naruriye kuri wahita kari nka cutting board. Ariko ni cutting board ikoze mu buryo buri smart ku buryo ushobora no kuyiprepariraho ibyo kurya. Niba nshakaga ifunguro ryanjye rirambuka nyine rikagaragara ryose risa neza, ushobora kuyiteguriraho ifunguro ryawe riteguye mu buryo bwiza. Sibyo? Ntaho biba byanditse, ntaho biba bitegetswe, nta tegeko rivuga yuko ariyo gukatiraho ibintu gusa. Uretse ko mfite nyine nyinshi, iyi ngiyo nyikoresha ndi kugabura amafunguro igihe nshaka gutegura ibintu nyine bya hatari. Rero namwe mujye mumenya guhanga udushya. Sibyo? Ntimukumve ngo ibintu ngo ngiyi iki gikoresho gikora ibi ubwo ni itegeko, nkaho wagira ngo hari umuntu wavuze ngo ibi bintu utabikoze cyangwa se ubikoze twagufunga. So mujye mumenya gusirimuka, musirimuke mu mitwe, mumenye kwihangira udushya, mumenye kuba abasirimu, mumenye ko ibintu byose ari abantu babigena. Uvuga uti nanjye iki kintu cyabaho kubera njyewe. Sibyo? Byo nabyo muzabyigira kuri channel yanjye, guhanga udushya. Guys, nari mbaseze nibagiye kubabwira ko kantu. Mwakoze rero kubana nanjye nukuri. Reka mbisubiremo, mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha ibarinde. Nabaye part 1, mbona ikiganiro kiraba kirekire, mbana part 2 kwayo. Sibyo? Muri part 1 navuzemo ibintu bikomeye cyane. Ejo navuzemo ibintu bikomeye cyane bya BBL. Rero uyu munsi mberetse uko nateguye amafunguro yanjye mu gihe gitoya kandi amafunguro yujuje ubuziranenge. Imana ibarinde kandi abantu batabasha kubona amafunguro namwe, Imana iborohereze, ibagirire neza, ibacira inzira. Inzara ndayizi ukuntu iryana kandi mukomeze kwihangana, mukomeze kunamba kuri Yezu, mukomeze kwizirika ku kwizera. Iyo wizeye Imana ikugirira neza. Bye, ndabakunda, tujye dukomeza tubane buri munsi. Imana ibahe umugisha.